ndagushuhuje kandi mwikaze ku butumwa. Menya kandi unasobanukirwe. Imbuto ni kimwe mu byo kurya Imana yahaye mwene muntu igihe yari imaze kumurema. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 29. Kandi Imana irababwira iti, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo, bizabe ibyo kurya byanyu. Ibi bigomba kumvikana neza yuko igihe Imana yaremaga umuntu, imurema yamuremeye kuzajya atungwa n'imbuto ndetse n'ibimera biva mu butaka. Reka rero muri izo mbuto tuganire ku rubuto rumwe, umuneke. Menya kandi unasobanukirwe akamaro k'umuneke. Umuneke ni igihingwa kikaba urubuto ruboneka ku bwinshi kandi ahantu hose mu gihugu. Ese wari uzi ko ukwiye kurya umuneke nibura umwe buri munsi? Imineke ni kimwe mu biribwa bifasha umubiri w'umuntu kugubwa neza, kuko ifite intungamubiri z'amoko atandukanye ndetse n'imyunyungugu nka potassium. Benshi mu bakunda kurya imineke bavuga yuko umuneke uryoha cyane. Tukaba tugiye kurebera hamwe nibura umumaro wo kurya umuneke umwe ku munsi. Iki cyegeranyo tugitegura twifashishije urubuga www.everydayhealth.com. Reka kandi nkwibutse gukanda ku ijambo subscribe, unasharinge niba ukunze ibiganiro dukora. Hari icyifuzo cyangwa icyo ushaka ko tuzaganiraho mu biganiro byacu bitaha, watwandikira muri komenti. Ubutumwa bwanyu tuzabusoma rwose. Burya ngo umuneke ufasha kugabanya agahinda gakabije, ibi bizwi nka depression. Umuneke kandi ugabanya ibyago byo kurwara asthma. Burya kandi kurya umuneke bituma amagufa amererwa neza. Imineke kandi burya irinda umubiri kurwaragurika, ikaba kandi ituma ubwonko bukora neza. Burya kandi imineke ifasha cyane mu kugabanya ibiro. Ibi rero bigatuma imineke iza ku mwanya wa mbere ku mbuto zidakwiriye kubura ku ifunguro ryawe. Yaba umuneke ndetse n'izindi mbuto tutarondoye, ni imbuto dukwiye kurya cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko ntizidutera kugugara, ntizidutera uburwayi, ndetse ahubwo zituma umubiri wacu urushaho kumererwa neza. Reka rero nkwifurize kujya urya imbuto cyane cyane uko ufashe amafunguro. Ariko igihe uri mu rugo, utari mu kazi, cyangwa se waba uri mu mirimo, wibuke kujya ukunda gukoresha imbuto cyane mu buzima bwawe bwa buri munsi.